gushima bigezida kamanyiza tugusingize cyane unyigishe kukuramyiteka kandi menye ubwiza bwawe kwiringira ubwami bwawe kunyuzuza urukundo shiraho icyibutso cyanjye niho ngeze bwawe nizeye yuko uzanjyana ngera iwawe amahoro. Yesu yantaruye nazimiye nari ndi kure y'Imana ashaka kunkiza urupfu yatanze ubugingo bwe ndi mu bwishyu bwawe mwami bw'imbabazi ungiriye nyigiza bugufi bwawe menye urukundo rwawe ngoswe n'ibingerageza byinshi ngo ndeke iyo Mana nkunda akira umutima wanjye undinde nkire rwose. Ukanguke dore Satani yararakaye yashize abakozi be ku murimo ngo barwanye itorero bashikamye. Itorero ry'Imana nimukanguke dore Satani yararakaye yashize abakozi be ku murimo ngo barwanye itorero bashikamye. Ariko mwihangane mushikame n'umurwanya ariko si umuneshi dufite Yesu wamunesheje natwe nitumwizera tuzanesha. Ariko mwihangane mushikame n'umurwanya ariko si umuneshi. ifunganye ntabwo yarashinamba ushaka kwicamo
asigiye ibyo byose akayinyuramo nta mutwaro afite. Nshuti yanjye inzira igana mu ijuru ni inzira ifunganye ntabwo yoroshye namba, ushaka kwicamo asigiye ibyo byose akayinyuramo nta mutwaro afite. Nta mutwaro mfite narawihanye, sigaza dutoya tutaremereye, ariko ndagenda nkagumya gutegwa, mbese hari natwo twatuma ntagerayo. Nta mutwaro mfite narawihanye, sigaza dutoya tutaremereye, ariko ndagenda nkagumya gutegwa, mbese hari natwo twatuma ntagerayo. Nubwo wagihanye ugasigaza dutoya, imbere y'Imana nta cyaha gito ni kinini, byose nubihana ukamaramaza, uzagera iyo ujya ugira amahoro. Nubwo wagihanye ugasigaza dutoya, imbere y'Imana nta cyaha. Turaririmba indirimbo y'194. Imuhira hahirwa hari urukundo, byose biba amahoro, hari urukundo. Bazana inkuru z'incamugongo bose ngo maze arangije ngo ariko umugabo ngo Yosuwa na Kalebu ngo barangije barahagarara, ngo barangije bashishimura imyenda yabo, ngo barangije ngo ariko ngo mwibagiye iby'Imana yadukoreye, bibutse amasezerano bari bacogoye. Barangije aravuga ati nimwibuke iby'Imana yadukoreye ku nyanja itukura. Barangije aramubwira ati mbese nawe mubyibuke iby'Imana yadukoreye kuri Yorodani, Yorodani ikisaturamo kabiri. Ntabwo muzi ko inyanja itukura yigabanijemo kabiri tukambukira ku musenyi. Barangije bavuga ngo nubwo bimeze bityo, barangije barahamya. Barangije baravuga ngo nubwo bigize gute, nubwo bimeze bityo akabara banaka ari abagabo barebare kandi bakaba bafite imbaraga, reka mbabwire yuko Imana niba tugabiza tuzabarya nk'imitsima. Murukumva kwizera ko abagabo babiri mu bagabo 10 bagiye gutata, haza abagabo babiri ari bo bahagarara, ngo maze ngo arangije ngo abatasi n'Abisirayeli ngo kuko bari bamaze kurira, ngo bamaze kuboroga rubango Uwiteka yatuzanye gushirira muri kino gihugu. Ngo maze arangije ngo batoragura amabuye ngo bagiye kubatera, ngo maze arangije ngo Imana ngo irigaragaza ako kanya. Iko kanya reka babwire ngo umuntu w'Imana iteka ryose ijuharana ibindi bagasigara bari kukuvumira ku gahera, wahasize icyitegererezo kimwe. Aho utuye abantu baza kugusura barangisha ngo kwa naka ni hehe, abantu bagaceceka bagiye reka da. Kubera iki? Kubera ko utuye nta mutubere, nta rukundo, nta n'icyitegererezo ubahereza, noneho bagashimishwa n'iyo ugiye. Iyo ibyiza bigeze ku muturanyi, umugome arashishwa. Naho ibibi bizanye n'igihombo byagera ku muturanyi,
byagera ku bandi umutima wayobye ukanezerwa. Menya kandi ko indyarya ntacyo imarira inshuti yayo, kuko izi mpano itanga ari amaseka masa. Ubwo ni bimwe byo nahoze ndi kubabwira, ukaba umuntu uzi ko ari inshuti yawe akagushyigikira mu makosa, hanyuma rero wazavumbura imbere ko byagukomeranye ugatangira ukavuga uti wa muntu burya ntabwo ari iki, ntabwo ari inshuti yawe. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ati mukundane urukundo. Noneho ijambo ry'Imana yatubwiye ngo twirinde kugira ngo tutaremererwa n'ivutu no gusinda amaganya y'isi, maze uwo munsi ukazadutungura, kuko abantu benshi barayasinze. Nyamara bayasinze cyari mu gihe cyo kongera kwita kuri aka gahe ko guhongererwa duhagazemo, kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ab'igihe cy'Abisirayeli kuri uwo munsi bagombaga kwibabaza imitima. Ubwo na n'uyu munsi abantu ntibagakwiriye kuba bahangayikishijwe no kumenya umwenda ugezweho, ntabwo bagakwiriye no kumenya imodoka igezweho, aho usanga abantu mu by'ukuri bagambiriye kwikungahaza mu by'isi, ugasanga icyo umuntu afite nacyo kitari kigize icyo kimutwaye, ari kumva anyotewe n'icyo undi yagezeho, ugasanga amarushanwa ariho, nyamara ntabwo igihe ukuri kubona abandi nawe